nyuma y'ikiganiro hari aba inspecteur abagenzuzi bo ku karere bagiye gusura iriya site baganira na ba nyir'utwo tubari nza kumenya ko hari ahantu hari gahunda umujyi wa Kigali uhafitiye utubari twafunzwe n'utwo abantu bapanze ntago rero ba nyir'amazu basangiye amakuru na ba nyiri business kuba umujyi wa Kigali warabashije kumbwira kumpa kuri ayo makuru. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP twongere kubasuhuza tubifuriza intangiriro z'ukwezi kwa gatanu nziza, twifuriza ikiruhuko cyiza abakozi ba leta n'abandi bakora imirimo igengwa n'amasezerano babonye konje yo ku itariki ya mbere y'umunsi w'abakozi, banongererwa n'undi munsi w'itariki ebyiri bafatiraho na weekend bakomeze bagubwe neza aho muri hose. Umunsi w'abakozi twizera ko wagenze neza, ari umwanya wo kugira ngo abakozi bicarane n'abakoresha, ababaye indashyikirwa bahembwe bashimwe, abandi ababaye nta mwete bikubita agashyi kugira ngo babashe gutanga umusaruro mu gihe kizaza. Ahanini nicyo ngicyo kiba kigambiriwe kureba uko umwaka warangiye wagenze umwaka w'umurimo no kureba no gupangira hamwe iby'igihe kizaza mu kigo cy'umurimo. Ngira ngo nibyo byakabaye byararanze uwo munsi mu buryo buri kigo gifite, ababashije kubasohokana mu mahoteli mwarakoze, ababashije kubakandira akanyenyeri wenda buri wese akigurira agacupa ka fanta, n'abatarabibashije nabyo ni ukubera impamvu zinyuranye igihugu n'ibigo biri kunyuramo. Kuko ndibuka ko mbere bundi rwose baravuga tuza mu rwego rw'igihugu uzabera mu karere kanaka, ibigo biri i Kigali bigahaguruka bikagurira abagabo amakote, bikagurira abagore imikenyero, hakaba karasisi. Ndabyibuka ko hari n'ikigo rwose ntari buvuga izina cyaguriraga buri mugabo kikamugurira ikote ry'ibihumbi 150 kandi defili ikajyamo abagabo 20 n'abagore 20. Kugura atari ugukodesha. Hari ikindi kigo nacyo nari buvuge nigeze gukoramo twebwe twabagaga Ikimasa, tukabanza mu gitondo mbere yo kujya ku karasisi tukabanza tukanywa umufa w'izo mu nda, hanyuma twataha tuvuye ku mukarasisi tukavovora byeruye. Abanywa fanta, abanywa inzoga za rufuro, abanywa marikeri, abanywa amawayini na cya Kimasa tukagitunganya. Ariko ibihe ntabwo bihwana, ntabwo ariko ibigo ntibingana. Twategereje n'ubutumwa bwa Mifotra, sinzi niba bwarasohotse, ariko muri rusange aba ari ukwibutsa abakozi n'abakoresha ku ngingo zimwe na zimwe, cyane cyane ko turi mu gihugu kitaragena umushahara fatizo. Numvise ko muri Tanzania ejo ku munsi w'umurimo batangaje ko umushahara fatizo waho ari amashiringi 500. Ubwo byaba abazi kuvunja byabarwa nko muri 200 y'amanyarwanda. Iyo umushahara fatizo wemejwe nta mukoresha wemerewe kujya munsi ahemba umukozi uwo ari we wese, yaba uwo mu rugo, yaba umuzamu, yaba ukora isuku, yaba urera abana, mbese iyo wemejwe nta wujya munsi. Ariko ibyo ntabwo twakwegeranya na Tanzania kuko cyamaze kuba igihugu
muri middle income gifite cyinjiza biringaniye mu gihe twe tukiri muri lower income. Ariko nibaza ko niho tugana natwe. Ntabwo twakwigeranya rero na Tanzania gushyiraho umushahara fatizo w'amashiringi 500 bivuze byinshi uko igihugu cyinjiza. Uko igihugu cyinjiza niko kigena umushahara fatizo. Aha rero ngira ngo haracyarimo ikibazo gikomeye, hategerejwe ngira ngo iteka. Abasendikaliste nibo bazi aho bigeze, ariko bizagorana kuko hari logique nanjye nemera yuko aho kugira ngo hakore bake bakorera menshi, hakora benshi bakorera make. So ni ukuvuga ngo iyo tuvuga doing business, iyo tuvuga guhamagara abashoramari, tuhamagara bizezwa ko bazabona abakozi badahenze cyane, bahembwa ariko badahembwa ibihambaye. Turi mu mpamvu hari abo tugira amakampani y'Abashinwa afite abahembwa 50, mu cyanya cy'inganda hari aho usanga bahembwa 60. Donc ni ukuvuga ngo nta mushahara fatizo uremezwa mu Rwanda, ariko mu bituma utinda kwemezwa n'icyo ngicyo. Aho kugira abashomeri benshi n'abakorera menshi, abafazara abashomeri baba bakeya, abantu bakorera makeya. Njya nibuka umugabo w'inshuti yanjye wa kera, ubu twaburanye, minisitiri w'intebe niwe wajyaga akunda kutubwira ngo les grands taux tuent les totos. Amajanisha manini yica igiteranyo. Ni ukuvuga ngo guhemba menshi bituma ukoresha bake, guhemba make cyangwa aringaniye bituma ukoresha benshi. Ibyo rero ngira ngo wa mugani wa Buyoya Rochoa Eclair, twakwishimira ko ahakora abantu benshi bagahembwa atuma babona ibyangombwa by'ibanze, kurya, kwambara, kwivuza no kujyana umwana ku ishuri, ariko ari benshi. Kubera ko hakoze bake bakorera menshi, hagashomera benshi babuze n'aya make, niko tuba tuhura n'ibindi bibazo. Ese bari hehe? Bashobora guhura n'uburwayi bw'ihungabana kubera bushomeri, abashobora kujya mu yindi mirimo itabahesha agaciro, idahesha agaciro umunyarwanda. Ibyo byose nibyo nibaza ko abatinza gushyiraho salaire minimum, ngira ngo nibyo ngibyo benshi baba bareba, nibyo baba bareba. Ntabwo ari ikintu cyoroshye rero kuba tugira amakampani menshi hano mu Rwanda y'abanyamahanga, yewe no mu mikoreshere no mu kazi ubona ko hari n'iby'ibanze baba badatanga, hari n'abatagira ubwisungane, hari n'abatagira amasezerano y'umurimo kandi amaze nk'imyaka 3, ariko kugira ngo ashomere agahitamo kumara iyo myaka 3 cyangwa 5 atagira kontra. Hari abakora mu mabuye y'agaciro batagira kaswe, batagira udupfukamunwa, batagira bote, ariko nabo bakabonye. Hari abakora ku mashantiye, hari shantiye igenda ikamara nk'imyaka 5, ariko abayikoraho kimwe cya 3 bya 4 bitagira kontra, wenda kimwe cya 3 aricyo cyonyine gifite amasezerano, n'ibindi byinshi. Umunsi w'umurimo n'ibyo byose kubitekerezaho, gutanga ubwiteganyirize, kuvuza abakozi, umusoro, kuzamurwa mu ntera, kurindwa ihohoterwa mu kazi, kandi nibagiwe uko biba bimeze kose. Yes, uburenganzira bw'umukozi busesuye, guhemberwa kuri konte. Hari abagihemba mu ntoki, guhemberwa kuri konte. Iyo umuntu ahemerwa kuri konti abashobora kuba yagirayo yizigamira kuri banki, hanyuma akazasabiraho akaguzanyo. Ni ukuvuga ngo abahemba mu ntoki. Ubwo ngubwo nyine umunsi w'abakozi ni ibyo ngibyo abantu bagomba kunenga no gukosora. Umukoresha ugihemba mu ntoki cyangwa ahemba ibice, cyangwa igihe kikarenga, kuraranya. Ubundi mu bakozi, umukozi n'umukoresha bari abantu babanye ku nyungu z'akazi, bagomba guharanira ko haboneka umusaruro. Bivuze ko umukoresha ubona atazahembera igihe
aba yakabaye abwira umukozi hakiri kare, Yego. umukozi nawe akabwira nyir'ibyondo, cyangwa se akabwira kuri butike kwa Rukara cyangwa kwa Murokore bati mwe mwihanganye, umukoresha yatubwiye ko tuzahembwa igihe iki n'iki, Yego. bakaganira. So abatabikora gutyo, icyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo umunsi w'umurimo n'uyu nguyu babongeje wakonje meme na weekend, abakozi n'abakoresha bahamagara abakozi bagira ibyo baganira. Hari ibigo bikomeye byagiye bibikora mu ntangiriro z'umwaka cyangwa mu kwa hehe, bakaganira n'abakozi bakavuga ati abakozi mwebwe tubakeneyeho iki, mudukorera ibi natwe tuzabaha ibi. Nicyo rero niyo mwuka mwiza hagati y'umukoresha n'umukozi mu bigo by'imirimo, n'ibyo byakabaye bikorwa. Ikindi, hari abatagira ababatekerereza, ariko nabo abakora imirimo itanditse, ibyo bita secteur informel, ariko nibaza ko nabo baba bari mu mashyirahamwe, mu makoperative, hari n'inzego ziba zibashinzwe nazo zakabaye zibagira inama, zikabakangurira bati nubwo uri umunyonzi ukorera 3 ku munsi, jya ufata 1,000 gishyire muri RNIT iterambere fund, 1,000, ubwo urumva umunyonzi aba yizigamira 30 mu kwezi, byanze bikunze aba yizeye kuzava nyuma y'imyaka 3 kuva ku igare akajya kuri moto. Bwa bwizigame nibwo buzatuma abona ayo kujya kwiga moto, nayo gukora ikizami, nabona perimi. Ibyo rero nibyo biganiro byakabaye biba ku munsi w'umurimo. Ni gute umurimo watezwa imbere, ni gute ubushomeri bwagabanuka, ni gute hahangwa imirimo mishya, ni gute hari ibindi. Buriya ngiye mbona imirimo yo guhangwa yo irahari n'ukuba ni ikibazo cy'uburyo bazi. Niba duhanganye n'ihindagurika ry'ibihe, climate change, hari ibyo twita imyanda byakabaye bibyazwa ibindi. Amacupa ya plastike nubwo hari, ntihakabaye ikibazo, hakabaye haboneka abantu bashora mu kuyahinduramo ibindi bintu. Bashobora kuyakoramo ibintu by'imitako, bashobora kuyakoramo amavaze, bashobora kuyakoramo amakaro, hari byinshi, hari ibintu byinshi hano biba bisa naho bipfa ubusa, kandi kubibyaza umusaruro byakemura ibibazo bibiri: icy'ubushomeri, guhanga umurimo, n'icyo kuba aho byakabaye bibangamye biri gukemuka. Twishimire ko haje inganda zikora za ferabeto, zigenda zishakisha ya myanda ikoze mu byuma, udukopo twa saradine, twa sauce tomate, ibice by'amabati, amadebe, ibikombe, byose baratwara. Baba bakiranuye ikibazo cy'ibidukikije, ko bya byuma aho biba binyanyagiye biba bishobora kugira uwo bikomeretsa, cyangwa se bikanabuza n'amazi kwinjira mu butaka. Ariko iyo bigiye bigakoreshwa, ari umwana wabyegeranije cyangwa umuntu mukuru, akabona utwo dufaranga, niba ari 200, niba ari 20 ku kiro simbyibuka, ariko bikagenda bikajya kuba recycle. N'ibikweto bya plastike za bodaboda ziba zijugunya ahantu hose, za kamambiri, ibyo bintu byose biba binyanyagiye ahantu, byakabaye bishakirwa ikindi kintu byavamo, bigakreye umurimo, kandi bikava hahandi byari bibangamye. So muri make ni ibyo. Nongere nifuriza abakozi bose, ababashe kubona ikiruhuko, ibyacu byo kuruhuka. Ahubwo iyo benshi baruhutse, nibwo tuba tugomba kuba mu kazi kugira ngo tubafashe n'icyo kiruhuko kigende neza. Ubu niyo mpamvu nyine umuntu aba yabyutse mu gitondo akagenda. N'ubu tukaba twicaye kuri kamera, na nimugoroba umuntu akaba yakwicara ku yindi, kuko twebwe ahakabaye ikiruhuko niho tubonera umwanya wo kugira ngo dutambutse n'ubu butumwa. By the way, yewe amahirwe ngira, abakoresha banjye, hari tubanye neza muri rusange, nubwo ari na filozofi igomba guhinduka mu bakozi, mu bakoresha. Kuba ibigo bibiri byasangira umukozi nta kibi mbonamo. Wenda rimwe na rimwe kuba bihuje intego bishobora kugorana, ariko kuba umuntu yagirana amasezerano n'ikigo runaka, mu masaha asagura akaba yagira ikindi akorera, nibaza ko nta biba bigoranye birimo. Abantu bakabaye babiganira. Nabyo ni ubundi buryo bwo kugira ngo umuntu abe employé au maximum.
uramuhemba aringaniye, umushahara yishimiye cyangwa atishimiye, ariko winamuzirika mu masaha yakabayeho yigenga. Ubundi niko byakabaye bigenda. Kandi ariko n'abakozi bakagerageza ku maximalizinga umwanya wo gukora, bakagabanya depense ayo batakaza, bakagabanya amasaha yo kuruhuka, bakagabanya n'ibyo batakaza, ahubwo bakongera amasaha yo gukora, bakongera ibyo bakora, bakanongera kwizigama. Kwizigama ni uburyo bwinshi, ari kuri mobile money, ari kuri RNIT iterambere fund, ari kuri ejo heza, ari partout no ku mabanki no mu bimina, no mu bimina no mu matsinda. Ibyo nibyo nabyo abantu bagombye gushishikarizwa. Nigeze gusura abantu mu Biryogo, umuntu ambwira ko yakanikaga moto, arambwira ati ubu kundeba maze kuri no set imyaka 15 ariko nta konte ngira, nta konte agira. Saa yine akora moto ya mbere bamwishyura akaba yatatse icyuma. Uwo nguwo akeneye umuntu umuba hafi akabimubwira, akabimwumvisha. Donc ibintu byo kuvuga ngo utwukoreye twose tugombe tukurare ku mubiri ntabwo ari byo. Bakeneye, donc hari abantu bakeneye kugirwa inama. Abakazi bagiriye rero nabo nibahaguruke, nta kwicara ngo uvuge ngo bizikora, kuko nubundi burya iterambere ni rusange, iterambere ni byose. Burya gutera imbere umuturanyi adatera imbere byanze bikunze hari ingaruka bizakugiraho cyane. Uko nimwimagine umuntu ugenda muri V8 atuye muri quartier nziza, yateye imbere pe, ni byiza, ariko azagira umuzamu utarateye imbere ahemba 15, agira umukanishi umushyiriramo ipine uhembwa amuhe 5, agire. Abo bantu bose rero buzagenda ukenera, agira umwarimu umwigishiriza umwana uhembwa intica n'ikize. Ibyo byose bikugira ingaruka ku buzima bwawe. Aho uri igaraje uzajya gukoreshamo, ushobora gusanga umuntu utishimiye umushahara akaba yanakwangiriza n'imodoka. Umuzamu w'iwawe ashobora kuba adaha agaciro wenda imbwa yawe, akaba yayitera ibuye akayica kandi ihenze, ntacyo wamugira, ariko kubera ko nawe muri we atishimye. Biba bisaba ngo abantu cyangwa akabererekera abajura bakakwiba, cyangwa se umwana wawe akanyagirwa, imodoka imugejeje ku muhanda ntajye kumutwikira umutaka, nuko hari ibyo atari guha agaciro. Reka noneho urugero rwa nyuma, manzana utangaga umwaka ushize, iyo ufite umuturanyi n'ubu ngubu ndi kureba Kacyiru amataje 2, munsi hari inzu zibakishije ibiti za niva imwe. Buriya uwo muri niva imwe ashobora guteka ibikoba, ibinono cyangwa umutwe w'ihene. Uwo haruguru afite abashyitsi yakirije za mayoneze na omelette spéciale za hamburger, ariko abo muri etage ntabwo bazaryoherwa kubera umwuka w'ikinono. Ikinono ari kubabura ibinono, sivuze ko ikinono kiraryoha, ariko akibarurira mu rugo kuko ntafite ubushobozi bwo kukigura Nyabugogo cyamaze kubaburwa. Naza kukibaburira mu rugo, umwuka uzasanga babandi bari kurya hamburger iwawe, cyangwa n'ibikoba. Ikindi, iyo uturanye ubwo ndimo nazamutse nyine, ndimo ndagira n'ikibazo cy'imiturire nyine. Iyo utuye muri iyo quartier irimo bene abo bantu, abo ni babandi bakubita abana n'abana babo, kurira kwabo baririra ku gasozi, mu gihe wenda uwawe iyo umukuriye ugutwi ajya mu cyumba. Urusaku rw'abo mwana wo munsi yawe bakubita ntabwo rutuma usinzira neza. Uri muri sieste, umuturanyi agakubita umwana akaboroga, ubwo tayari ubwo umutekano wawe ubuze, cyangwa akarwana, cyangwa abagore bagatongana bapfa wenda ikimamiyo cyangwa icyungo, cyangwa izo ni ingero nyinshi. Buriya mu bintu bijyanye n'imiturire, guhitamo aho utura haba agomba kubamo imibare myinshi. Wakabaye uturana nabo mureshya pe, nabo kimwe nuko n'uwo muturanyi nawe
ushobora kurwara nagutabare cyangwa akagutabara mu bundi buryo. Voilà, ibyo byose rero guturana nabo mureshya ubundi byakabaye bishyirwa imbere, ariko nyine kubera na urbanisation urimo nditegereza Kacyiru uburyo bw'imiturire nyine hari abahatuye mbere kwa kundi n'abaza bakatura nyuma bakashyira inyubako zigize, ariko pratiquement iyo urebye quartier inzu ihagazemo inzu ya miliyari 3 ikaba ihagaze muri quartier zirimo n'utwa n'utw'ibihumbi n'utwa miliyoni 2. Ibaze kubaka inzu ya miliyari 3 muri quartier irimo za miliyoni 2. Ubushize nigeze kubivuga hano hirya mu Kiyovu, umuntu yaraje ashaka kubaka etage, araza asize ikibanza agera nko muri metero zitari munsi ya 15 hasi, yego, ariko noneho abaturanyi yasize ubwo arimo impande amatoilette yabo amaze gukora igikuta kiramanuka kubera cyegamiye toilette z'aba baturanyi. Ibyo rero ni ibintu abantu bakagombye gutekereza, ntabwo ari ibintu ndemereza cyane, ariko buri wese yahitamo inturo ibyo yakagombye kubireba, rwose ukaba ufite wenda igikoni kiri speciale kidasohora imyotsi kitagira gute, ariko umuturanyi acanye ibishogoshogo, umwotsi urazi wawe, ikirere nta mupaka, ijwi ririgenga rijya aho rishaka, umwotsi urigenga ujya aho ushaka, byanze bikunze bikugiraho ingaruka, umwuka urigenga ujya aho ushaka, donc urumva hano abantu bakakira ubise semo na story, ariko uze gutungayo kamera bumva ibyo mvuga, barabibona. Okay, ikijyanye n'umunsi w'umurimo katukirekera aho ngaho. Hanyuma rero muri iki kiganiro nifuzaga kubanza nkashima bihagije mbere yo gutangira izindi ngingo. Ndabanza nshimire inzego zinyuranye, police, minefra, umujyi wa Kigali, ku nama bakoresheje kuwa gatatu tariki 30 z'ukwa kane baganira n'abamotari bakagerageza guhuriza hamwe bakumvikana kuri bimwe mu bisubizo by'abamotari, ubwo twari twabivuze n'abagenzi banjye baje bankurikiye. Hari bimwe bigomba gukemuka. Nashimye ko icyo twavugaga cyo kuba nubwo assurance yahenda bashobora kugabanya cyangwa se ikagumaho iri, ariko nanone uyikoresha neza, umushoferi utagaragaza impanuka mu gihe runaka akaba yadohorerwa akayigurishwa makeya cyangwa se akahabwa n'iy'ubuntu. Ibyo nemera ko ako kantu umuyobozi wa polisi yabivuze ko byakabaye bikorwa kandi ntacyo byaba bitwaye, byatuma abantu bashishikarira kubaho badateza yindi impanuka, kandi uko impanuka zigabanuka niko na assurance yakabaye igabanuka. Ikindi ni ikijyanye n'amande nk'uko twari twabivuze, amande aza aherekeje infraction contravention. Ubundi amande bavuga ko ari menshi kandi akajyaho vuba, so kuba yagabanywa akaba nka 1/4 cy'ikosa, hanyuma akaba yashyirwaho nyuma y'ukwezi. Nuvuga ngo niba ikosa wakoze rihanishwa 10,000, nyuma y'ukwezi bashyireho 2,500. Baguhaye umwanya uhagije wo kwirinda bya 2,500, ariko kuguha iminsi 3 bakanongeraho 10 bigahita byikuba kabiri. Ibyo bintu vraiment okay, hari byinshi umuntu yakaba yashima inzego, ni byiza, nubwo nyine nubwo bitabujije abantu gukoresha inkuru uko itari, kugenda batributinga, basiga amarangi atandukanye, nayo nisize ngewe ubwanjye, ariko icy'ingenzi ni uko nabaciriye umugani wa Sebwugugu. Nashimye ko hari abantu bamaze kuwunotinga, abawibuka bawize muri comprendre s'exprimer. Ubundi umugani wa Sebwugugu byari kuvuga ngo hari undi uvuga ngo isuri isambira byinshi igasohoza bike. Sebwugugu twavuze ukuntu yashatse gufukura iriba ngo ryongera amazi, ahubwo rikifunga kuko aho amazi yaturukaga hagiyemo itaka birarangira. Ashaka gukorera uruyuzi ngo ruzane ibihaza byinshi, ararutema.
hanyuma mu migani ya kisasa y'iki gihe nababwiye kuzunguza voka. Iyo uzunguje voka ngo izane nyinshi, ubundi wari umenyereye ko hahanuka ebyiri zihiye ugahita uzirya. Iyo uyizunguje ukayitigisa hamanuka nyinshi, harimo n'izidahiye. Ukaba ugize ikibazo cyo kurya izidahiye zikagukaratira, cyangwa se ukaba wiyimye izo wari kuzarya iyo uziririye rimwe. Njye rero sindi muri abo urebye imyaka yanjye, urebye akazi nkora, urebye umuryango mfite, ntabwo ndi sebwugugu. tuzi dukeya zatwakira, tuzi ari uduhaza dukeya, nuko voka nzajya nyitegereza ishye. Ntabwo nazunguza voka, ntabwo nazunguza igiti cya voka. Abanyitirira ibindi, ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko icyiza ni uko isi ni ngari, abantu barareba. Abantu barareba, yego, bazi ikihari n'ikidahari, bazi icyo umuntu yakora n'icyo atakora. Abangereranya nande bajye babanza barebe sitati. Urafata umuntu w'imyaka 30 uku kwezi nzuzuza 53, urangereranya n'uwa 27 umaze gufungwa 5 kubera iki? Ngeko ngize 50 ningahe ntaragira kucyungereranya n'ubu. Bishatse kuvuga ngo ibyo ntakoze muri iyo myaka ishyushye yabo kucyubinyitirira muri iyi ngiyi imaze kubyirura, ntabwo bishoboka. Ibyo bintu abantu bajye bashyira nabo muri logique, quelque soit inyungu mwaba mufite mu kubikoresha uko mushaka, ariko uwo singe kandi nizera ko nabo muha passe nabo bazi kureba. Bushize nigeze kubacira umugani byambayeho, nabaciriye umugani w'umuntu umuturanyi udashaka ko urugo rwawe rubana neza, cyangwa afite ibyo yangiye, either umukozi wawe arakwiba akamushyira, cyangwa se wenda aryamana n'uwo mwashakanye, umugabo cyangwa umugore. Uwo muturanyi nta na rimwe ashobora kwishimira ibibera iwawe. Amakuru yumvise iwawe yose arayadramatiza, akayaremereza. Iyo umwishinze rero, aho niho isomo riri. Iyo umwishinze urasenya, kandi iyo ushenye arabyina. Kunyumva? Abyinira ku rukoma. Iyo ubyumvise gutyo, ugahita utangira gushwana n'umugore, amahane, amakimbirane mu rugo agatangira, we ababyinira ku rukoma. Iyo utangiye gutota inabi wa mukozi kandi umuturanyi yifuza ko utakabaye ugira umukozi, abana bawe batakabaye bagira umuntu ubaherekeza ku ishuri cyangwa ubamesera, cyangwa urugo rwawe rugira ururinda, umukozi cyangwa umuzamu. Icyo gihe rero iyo utwaye mu njyana yashakaga, arishima, abyinira ku rukoma, akigurira akantu ati ndabahamije. Ibyo rero nibyo abantu benshi bashaka, bamwe bashaka, bagenda bakatakata bagira kubera inyungu zabo. Yes, inyungu yabo ya mbere ni uguteranya nyir'urugo n'umukozi, ni uguteranya umugabo n'umugore, ni uguteranya umubyeyi n'umwana. Aho rero baba batsinze. Iyo nyir'urugo atarebye kure rero, umuturanyi mubi aramutsinda, amutsinda icy'umuto. Arewe nibyo ofete kuki mutareka ndekera aha. Babireke nababwira iki icyo nzi cyo, nyir'urugo arumva, umukozi ni njyewe. Urumva? Nemera ko nyir'urugo azi ubwenge cyane, azi icyo gukora, sibyo? Naho ubundi nyir'urugo yishinze amabwire y'umuturanyi mubi, yasenya ari ukugenda bukeya. Yaba amabwire, byaba ukuri, byose kugira ikibi kiba mu rugo runaka gishimisha umuturanyi mubi cyane. God. Iryo somo niba ryumvikanye simbizi. Okay. Kanongere shime akarere ka Nyanza. Akarere ka Nyanza urabyuka ko twagiye kuri convention kwa Uwamwezi Marie Claire. Ibintu byo kwishimirwa, abakunzi ba KOP, abanyamayaga mwese, ndabizi ko Kibirizi bazibuka ejo bundi
ku cyumweru arantumye ariko sinzi ko bizavamo ko ejo mfite ubukwe. Amayaga mwese ikibazo cya Marie Claire cy'umuhanda uko yabishakaga niko byagenze. Hahandi twazengurutse guturuka ku Badventiste mu myumbati avuga ati uyu muhanda uzasavinga abantu benshi. Uwo niwe yabonye. Dushimire Meya Ntazinda nubwo atakiri mu mirimo ariko nibura yagiye kuvaho icyo kintu cyafashe umurongo. Yes. Dushimira ababigizemo uruhare benshi, hari abafashije gupushinga imishyikirano nabo tubashimire cyane. Kuri no saha twongeye tunabashimire abantu bitanze bari kwitanga kuko iriya nzira uriya muhanda ukeneye hari metero 34 zizava ku gisate cy'Abadventiste, hari n'icya na 32 zizava kwa Mudugudu rwa Gatore, ngira ngo ahasigaye ni mu bavandimwe ba Claire. Ibyo rero bimusaba nibura 500,000. Abanyamayaga rero n'inshuti zabo bamaze guterateranya 500 yararenze, ariko ayo nayo kwishyura ubutaka hanyuma tukazashyiramo n'abakozi. Umunsi wo gushyiramo abakozi ugomba gutegura kamera tukagenda. Kandi na Claire icyo tuzamusaba uwo muhanda ntazawuhereze hari, ugomba guterera wa musozi handi ateganya kuzashyira kaminuza, ntazawuzane ngo winjire mu rugo ngo uhagarare ibyo twarabivuganye. Hanyuma barimo baratanga contribution, ngira ngo nta nimero ndi bubahe ahubwo abazakenera bazambwire, abazakenera nimero batangaho contribution yo gufasha Marie Claire kwishyura no gukora umuhanda noko. Barahari turabashimira, amazina turayaza ariko ntabwo dutanga nimero, nta burenganzira baduhaye, ariko uzayikenera ashaka kugira ngo atange inkunga yo kugira ngo Claire abone umuhanda ujya kuri convention n'ibindi bikorwa byose uko mwabibonye bihateganywa tuzazimuha. Hanyuma ubwo akanyuma mu gushima ni umujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo ku nkuru ya Nyabisindu, hamwe twasanze imidugudu 3 yose yarafungiwe utubari. Naje kumenya amakuru nyuma y'ikiganiro, hari aba inspector abagenzuzi bo ku karere bagiye gusura iriya site baganira na ba nyir'utwo tubari, ariko nanjye ndakomeza ndapushinga menya no ku rwego rw'umujyi wa Kigali, nza kumenya ko hari ahantu hari gahunda umujyi wa Kigali uhafitiye. Nubwo abainspecteurs bagiye bavuga bati dore nta toilette, dore nta inspecteur kizimyamwoto mufite, dore ngira ngo gahunda yahari ahantu abahafite imitungo barayizi ko hari icyo hateganyirijwe, basanzwe bayizi. Ahubwo abapangayi utubari twafunzwe nuko abantu bapanze. Ntago rero ba nyir'amazu basangiye amakuru na ba nyiri business. Urabyumva? So nukuvuga ngo gufunga tubari byari nko mu buryo bwo kuvuga ngo batangire bategure, nta bindi bitegure kandi ntibavugurura donc n'ubundi hari igindi gikorwa cyateganyirijwe. Ikibazo nuko ba nyir'amazu batabwiye ba nyiri business, ariko hari gahunda ba nyir'amazu ba nyir'amazu bafite bazi gahunda, ariko ba nyiri business ntacyo bazi, nta makuru bafite. Abanya business barasobanuriwe barabimenya nyuma ubwo bugenzuzi ntabwo bwabibabwiye, bwabwiye ibyo bakosora. Ngiye amakuru nayavanye ku mujyi wa Kigali ko hari gahunda y'iriya city. Ubwo rero ikibazo cyo gutanga amakuru, kandi nibyo n'ubundi navugaga mu kiganiro nkavuga nti aho kugira ngo ufunge utubari tw'imidugudu 3 twose ntubabwire impamvu, babwira uti wowe urabura iki, wowe urakorera mu rugo, wowe nta toilette, wowe nta musekirite, wowe nta kizimyamoto, wowe haba urusaku. Unabagezaho iyo myanzuro yavuye, yego unababwira aho byaturutse. Ariko kuza ukabwira abantu ngo mujye gucururiza gisimenti, uramamaza wabaye komisiyoneri please, wabaye umukomisiyoneri w'abafite amazu gisimenti, wabaye komisiyoneri w'abafite utubari gisimenti, kuri kubwira abakonsomateri ngo abariyo bajya. Or niba site ifitiwe gahunda n'umujyi wa Kigali mubibwira abaturage, mubibwira abaturage pourquoi pas utakwafisha itangazo ko vuti wenda iyi zone muyikoreremo bitarengeje uku kwezi. Transparency, gukorera mu cyo nicyo bivuga. Imyanzuro ifatwa na njyanama y'umujyi wa Kigali y'akarere ya hehe nyireba abaturage, ntabwo ari yo kubika. Cyo nicyo kibazo. Iyo rero udakorera mu mucyo niho utera amakimbirane.
nk'ubwo abo bantu bari batangiye bamwe bari batangiye kuvugurura bakora ibyo bababwiye, ariko kuvugurura n'ubundi ahantu hafitiwe indi gahunda mu gihe runaka nta mpamvu. Ntibababwire ngo hateganyirijwe iki, muhakorere uko hari cyangwa se muhave, ariko bibabwira ngo mujya kuki utababwira ngo bajye Kinyinya cyangwa Ibatsinda, kuki mu kanwa ka gitifu gisimenti wabaye komisiyoneri w'amazu. Niko bimeze, nge niko mbifata. I'm very sorry. Iyo ubwira abaturage ngo mwimuke ukanababwira aho bimukira, uri komisiyoneri waho hantu cyane. si byose? Urabwira umuntu ngo ndagufungiye jyaha, kuki atakwitira amande, kuki atajya Kacyiru cyangwa akiyizira mu Kiyovu, nimbeshere naho ngo nta garante. Voilà, muhayo mahirwe. So muri make rero reka aho ngaho nicyo napfa gushima, kuba baregerewe, kuba baregerewe, kuba umujyi wa Kigali warabashije kumbwira kumpa kuri ayo makuru. Nangewe ibyo mbwiwe byose aba ari byo gutangaza. Nge ntabwo sura, umurwayi namusura cyangwa umuvandimwe namusura, ariko umuntu duhujwe n'akazi, ibyo ambwiye biba bigomba gutangazwa, nta kindi. So rero reka dushimire rwose umujyi wa Kigali, nubwo nabwo utabitangaje warabimbwiye, ariko urabizi ko ngewe ibyanjye ari ugutangaza. So niba hafitiwe gahunda, abantu bahari, iyo site, iyo midugudu 3 cyangwa inarenga, ndavuga iyo midugudu 3 bafunzemo utubari, ni ukuvuga ngo n'ibindi bitafunzwe nabyo bizagerwaho. Niko bimeze, ariko abantu guhanahana amakuru nicyo cy'ingenzi, umuntu akicara azi ngo ahangaha bizagenda bite. Nibagiwe kwamamaza Clean what? Yes. Uyu ni umuntu twahoze twamamaza agifite icyo bita Easy Buy, ariko yagarutse mu yindi sura, noneho aramamaza Easy Technical Clean. Easy Technical Clean. Easy Technical Clean bafite ama activity menshi bagira ibijyanye n'amasuku, bijyanye ni amasuku muri rusange, ibijyanye n'ibikoresho bikorwa muri kanze ndebe voilà yes, ni nzabifata mu mutwe cleaning sofa couch cleaning, guhanagura intebe z'amadiva nk'izi ngizi, bunange bazaza bampanagurire. Guhanagura ibintu bikoze mu ruhu, intebe za kwir, guhanagura intebe zo mu biro, guhanagura amatapi, kumesa matora, imyenda ya matora, n'ibindi byinshi. Donc ntacyo badakora. Byose barabikora. Rero mwabahamagara kuri 07 078 531 35 kandi muranazibona kuri screen zanyu, ariko n'iyi ngiyi mwayihamagara 0728 36 1403, izo zose ni izabo. So aba bantu rero barabatembagaza mu bijyanye n'isuku. Ndabizi ko ibi bintu byose batunganya babagane bakorera ku Muhima hafi ya BTN. Ngira ngo ni ukuva ni hagati yo mu mujyi na Yamaha, niho bakorera. Ibindi tuzajya tubibamenyesha, ariko ukeneye iyi serivisi wese yabahamagara bakamuryoshya cyane, usugira ngo warekera iki ngiki. Yego, ibyo birahagije. Nuko nareshyaga, ibindi turaza kubivugaho. By the way, hari tundi dukesi tuzavugaho mu gihe cya vuba. Kesi y'umuntu ikibanza cya Norvège giteje ikibazo, bambwiye ko cyageze henshi, hari n'umunyamakuru mugenzi wacu wabikozeho. Ejo bundi hari umubyeyi wampamagaye w'Ikabuga ngo bamubagiye umwana basigamo ipamba. Hari n'undi wabyutse amamagara ambwira ko i Kanombe hari umwana ngo uri gukubitwa nabi, bigaragara ko nyina yaba afite katroma. Hari dosiye mfite, iyo nzabikora, dosiye y'urubanza na ibi bya RTB, reka mbikore. Ibi RTB nayo ndayishimira, nubwo ntaragera kuyishimira 100%.
ariko utarakomeza ibyo bya RTB tunibutsa abantu rwa rubanza yagiyemo rw'Inyanza rwa Gitifu. Gitifu ategereje kujurira, bamukatiye 7. Bamukatiye 7 azajurira, ubwo turategereje.